Uyu munsi rero tugiye gukomezanya n'igice cyacu cya kabiri cy'agafilime kacu keza cyane. Uribuka neza Samantha yaratangiye kuganira na mushuti we arimo kumbwira ati ariko ugomba kurwanira urukundo rwawe. Undi akamubwira ati se ndabigenza gute? Undi akamubwira ati ariko genda ujye kureba umusore. None se ni gute bagutwara umuntu wakunze ngo nuko mama wawe nyine mama w'umusore adashaka yuko mukundana cyangwa se yakubwiye ngo uve mu rugo ukagenda. Kandi reba ndakwinginze haguruka fata ibyo ufata itegura ugende ujye kureba umusore. Nose wumvishe ko akuvugishije abaye yarakwanze nawe ntago yaba ari kukuvugisha cyangwa umuhamagare yitabe. Rero genda uwo mukobwa uri mu rugo atamugutwara. Barakwereka rero Samantha yahise yambara vuba vuba ahita agenda asanga umusore yaramutegereje aramuhobera aramubwira ati mana yanjye ati babe nari nkukumbuye cyane pe. Undi aramubwira ati nanjye nari nkukumbuye cyane bimwe utabasha kumva. Kumbira nawe Samantha bakwereka ukuntu ari seriye n'ivarisi yayizanye rwose. Aramubwira ati be ubu noneho naje rwose nta kintu kizongera kudutandukanya njye nawe, ngiye gukoresha uko nshoboye kose basi mama wawe abone yuko basi ari njyewe ugukwiriye, urukundo rwanjye nawe basi rufite intumbero cyangwa se rufite icyo rushaka kugeraho. Hano rero umusore yahise ambwira ati wow ati ni byiza rwose ndishimye yuko basi ugarukanye morale ugarutse ufite gahunda. Hano rero Esther nawe yari ari mu cyumba cyo hejuru ibi byose yarabirebaga. Arahise aza hano aza kubwira mama w'umusore aramubwira ati urabizi neza wa mukobwa yagarutse hano mu nzu. Umukecuru nta kindi cyabaye se avuga ati genda umubwire aze hano, ndamushaka hano mu cyumba aze njye nawe ndetse nawe tuganire. Hano rero Samantha nawe yaraje amaze kuza aravuga ati ndabitabye babyeyi. Araje amazi ati none se wagarutse hano mu nzu yanjye gukora iki? Undi aramubwira ati mama ati rwose sinzi ukuntu nabikubwira, wenda kuri wowe ndetse n'uno mukobwa Esther ntago mubona yuko nyine mbikwiriye, atari ko byibuza gerageza umpe amahirwe ya kabiri, gerageza wumve yuko mbishoboye. Ati niyo myambaro wambaye ati se ubundi urabona wambaye gute muko? Hano rero Esther yahise yitera amajeki aravuga ati wa vraiment wigamba nambaye neza, uyu nguyu rwose amanota akomeje kumuvaho. Yahise amubwira rero umukecuru ati genda ujye hariya witegure ndaje ndabakoresha ibizamini mwembi, ndaje mbashyire mwigerageza ndebe ubereye umuhungu wanjye. Gusa ariko nubwo umukecuru abivuga gutyo arabizi neza yuko uwo ashaka kamubera umukazana yuko ari uyu mukobwa Esther. Ni ukuvuga ngo ibyo ari gukora byose ni ukugira ngo ananize Samantha kubera yuko ashaka yuko Esther ariwe uzamubera umukazana. Agafilime kacu rero karakomeje. Uko dukomeje batweretse hano Chidi agiye kujya mu kazi. Kumbi iyo agiye kujya mu kazi ya hano Esther yari yamaje kwitegura amutegereje amuhereza jinganywe. Gusa hano Chidi ntabwo yahise ajya mu kazi, yahise aza kureba umukunzi we aho yari yaraye mu cyumba cy'abashyitsi. Aza kumureba aramubwira ati waramutse babe waramutse neza. Undi aramubwira ati yego naramutse neza ariko rwose naraye nabi numvaga nagukumbuye. Undi aramubwira ati nanjye nagukumbuye cyane. Ati gusa nyine nizere ko uri kumva umeze neza nta kibazo. Yamuhaye akabisi ko kwitama amaze kumusoma aramubwira ati rwose mukunzi wanjye nizere ko uri bukomeze ukamererwa neza, ubu ngubu nanjye ngiye kujya mu kazi. Undi aramubwira ati nta kibazo sheri wanjye genda ujye mu kazi nanjye ndaba ndi hano ndagutegereza. Undi aramubwira ati yego rwose reka ngende njye gukora turasubira mvuye mu kazi nanjye. Ati nose hari ikintu wumva nasiga nkukoreye? Undi aramubwira ati hoya ntacyo, ataba ugira akazi keza rwose ndaza kugukumbura cyane mukunzi wanjye. Umusore rero yahise amubwira ati nta kibazo ndaza kugaruka vuba ntago ndi butinde, kandi rwose reka nkorose ukomeze usinzire neza uryame uruhuke, nizere ko nta kintu kiri bube, wirinde yuko hagira ikintu kiba hagati yawe ndetse na mama. Ahangaha rero agafilime kacu karakomeje. Hano barakwereka mukecuru yatangiye kubaha ibizamini arabwira ati munkorere keke nziza kugira ngo ndebe yuko umusore wanjye mu gihe azaba ari kumwe n'umwe muri mwebwe atazigera yicwa n'inzara kandi muzajya mubasha kumutekera ibintu byiza kandi bimeze neza. Abakobwa bivuyeyo baratangira. Gusa ubwo bari barimo gukora hano Samantha yanshuti yaramuhamagaye. Mugenzi we rero Esther yamucunze ku jisho ahita aterura umunyu ahita atangira gusuka umunyu mwinshi muri ya keke yari arimo gukora.
muri cya gipondo yari akirimo gukora. Ahangaha rero arangije ahita avuga ati ndakwemeje rwose. Undi nawe yari ari kuri telefone akajya amubwira ati buretse gatoya ndaza kuguhamagara hari ibintu ndimo ndakora. Arangije akiva kuri telefone yaraje akomeza ibyo yari arimo gukora, gusa akajya areba Esther akamubwira ati urabeshya uyu nguyu rwose ni uwanjye kandi ngomba kumukunda nta nubwo ugomba kumurwanira nanjye. Keke zarahiye rero zimajije gushya, hano Esther yarabanjije aba ari we uyizana, ndetse mukecuru ayigaho nyine aravuga ati ati rwose watetse keke nziza cyane, ati reka nze numve n'iza Samantha uko zimeze. Ahangaha yatoye muri keke zo Samantha yakoze atangira gutamiraho kugira ngo yumve ibyo yatetse ukuntu bimeze. Samantha nawe yiriye arimo kuvuga ati sha ubu ngubu rwose ahangaha nta muntu uri bunsinde kuko nzi guteka cyane. Umukecuru yahise abicira bya bindi byo yaratamiye, arangije avuga ati mana we, ati mbega umukobwa w'umurozikazi, ati we rwose wakica n'umuntu, banza wumve ibi bintu watetse uko bimeze. Hano Samantha nawe yarumyeho agiye kumva mana nyagasani yasanzemo umunyu, wa munyu mwinshi cyane, ahita atangira kubwira Esther amubwira ati sha ibi bintu niwe wabikoze, wa mukobwa uri umwana mubi cyane. Hano rero atangiye gusa nkaho nyine batangiye gushondana ndetse batangiye no gutukana hafi yo kurwana. Mukecuru yahise ababuza ati ndabiyamye ntimukarwanire mu nzu yanjye ndetse munarwanira n'umuhungu wanjye. Ati ariko mama uyu nguyu niwe wabikoze, Esther niwe wabikoze, niwe wanyongereye umunyu muri keke yanjye, ati kandi rwose ndabizi neza ko njyewe ntaye nawushyizemo. Ati erega n'ubundi urabeshya ntabwo umusore uzigera umutwara kubera ko ndakurusha na nyashi, ati banza urebe. Atajya kumubwira yuko amurusha, ndetse amurusha gutera neza akamurusha ubwiza. Arangije amubwira ati njyewe mfite ubwiza buri naturel cyangwa se ubwiza karemano, ati ariko reba wowe ibintu uba wiyongereyeho byinshi cyane kugira ngo ukunde ugaragaze ko nyine basi hari akantu k'agacyo kajemo. Aba yabanje kwitera ibirungo nyine byinshi cyane. Uko niko Samantha yari arimo guserereza nyine Esther. Gusa mukecuru arababwira ati ariko se ubundi ibyo bintu muba murimo ni ibiki? Ubu ngubu hano mugiye kugaragaza noneho ko mugiye kurwanira umusore. Ubushize hano Esther yavuze yuko wamuteruye urangije uramukubita, ati ubu rero noneho ngiye kubaha uburenganzira mu rwane. Hano umukecuru yatangiye no kubwira hano rwose abakobwa ati ngaho ni mu rwane. Undi aramubwira ati njyewe ntabwo wankubita uzabaze. Aje yishese bahise bamukubita ingumi ya mbere ampaye inkawe. Kumbi uno mukobwa Esther ni n'umukaratika yize za mashwati, afite nyine tekinike zo kurwana. Baramukubise hano rero umuntu witwa Samantha, umukobwa baramukubise isura barayihindura neza bayihindura umutuku nk'urunyanya nyine rumwe rwahiye byahatari, rumwe rwabaye isosi. Arangije yahise yirukanka acyumva imodoka ivugije ihoni, kumbi ni sheri we wari utashye. Ahangaha rero noneho mugiye kureba intambara cyangwa se mugiye kureba akagiye kubera muri uru rugo. Yahise aza asanga sheri we muri parikingi, aramubwira ati sheri, ati noneho reba ukuntu isura yanjye bayigize, ati mama wawe ndetse na wa mukobwa wari uri hano nibo barimo kunkubita, ati cyane cyane wa mukobwa, ati be yankubise ikintu cy'ikigumi cyo mu maso ndetse no mu nda. Abangaba rero nabo bari barimo barabireba byose ukuntu arimo kubibwira sheri we. Barangije baravuga ati mana yanjye, ati noneho twarigenje hano umuhungu ntabwo turi bumukire, twamukubitiye sheri we. Umukobwa yabonye yuko rwose ibintu noneho biri kugenda bizamba, biri kugenda bimera nabi, nubwo mama w'umusore amushyigikiye ariko nawe yamajije kubona yuko ibintu byamashije kurengera ndetse biri gufata n'indi ntera. Ahangaha rero nta kindi kintu rwose cyabaye. Umukecuru nawe yarabirebye aravuga ati mana yanjye none ibingibi ndabikimura nte. Arangije barakwereka rero umukobwa ndetse n'umusore ubwo bari bari muri parikingi rwose arimo kumubwira ati sheri bankubise banteraniyeho noneho bose rwose, uriya mukobwa noneho afite imbaraga aragukubita ibintu ukumva rwose ibyo mu nda bisohotsemo. Ahangaha baraje baricara, gusa hano Esther ahita abibona neza ko we n'uriya mukobwa batazashobokana cyangwa se niba ibintu arimo byo kurwanira umusore rwose atazabivamo. Aragenda apakira utuntu twe twose, amaze kudupakira yambara neza. Arangije aramubwira ati mama ubu ngubu noneho nicyo gihe nyine kugira ngo nanjye ngende nyine ibi bintu rwose mbireke. Urukundo rwo kurwanirwa cyangwa se urukundo rwo kurwanira umuntu rwose nta kintu cyavamo. Ese uriya musore nawe wawe iyaba basi yari yarankunze nari kuba mbibona, ariko nawe ntabwo yigeze ankunda. Rero nicyo gihe
basi ngo mbahe umwanya urukundo rwabo nyine barwinjoyinge rwose ngiye maje kubona yuko ntabishobora ntabwo umusore wawe yankunze. Disi umukecuru yahobeye umukobwa aravuga ati ariko mwana wanjye niwe nifuzaga ko wambera umukazana, ati hoya reka ngende umusore wawe ntabwo yankunze kandi rwose ntacyo natanga ngo ngure urukundo ntabwo rugurwa, umutima w'umuntu nta kintu kimwe kiwungana kubera yuko uko wabigenza kose icyo wakora cyose ntabwo ushobora kugura urukundo ku muntu wundi cyangwa se yaba umukobwa yaba umuhungu ntabwo wamuguraho urukundo. Ahangaha rero yarasohotse asanga abandi aho bari hanze barimo barahozanya, umusore ahita amwitambika aramubaza ati bimeze gute wowe? Ni wowe wankubitiye sheri kuri kariya kageni? Ni we wamukubise kuriya isura, ni we wayihinduye kuriya? Disi sheri nawe yari arimo kurira rwose ibintu byamurenze ukuntu bamukubise ibigumi byo mu maso. Arangije umukobwa nta kindi kintu yasubije Esther afata inzira aragenda, ahita abona yuko rwose muri uru rugo nta mugisha we urimo. Barakwereka rero umusore yarinjiye, arangije ati mama ni gute ibintu nk'ibi ngibi biba ukareberera kandi nawe ubifitemo uruhara? Undi aramubwira ati rega muhungu wanjye njyewe nkubwiza ukuri noneho uno mukobwa njye ntabwo nigeze mukunda habe na gatoya, ibyo ngibyo urimo kumbwira ese kubera iki utashaka Esther ko ari we nakugeneye? Ati uno mukobwa ikintu cya mbere njye mba mbona nta ndangagaciro afite, ntabwo yiyubashye, yambara nabi. Ubwo ngubwo yari arimo kugendera kubw'ukuntu aza hano igihe yagarukaga bwa kabiri yari yambaye, ati yambara nabi, ati rwose uno mukobwa nta nubwo mubona nk'umuntu unatinya n'Imana basi wakubera umugore mwiza, nta nubwo mubona nk'umuntu usenga, ati kandi rwose nta nubwo afite ahatambutse he heza kubera yuko n'umuryango we rwose ntabwo ntekereza ko ari umuryango wifashije. Umusore yaramubwira ati ese mama uwo muryango wifashije ufite cyangwa se urimo gutekereza uri kumbwira niwo uzaza kunyubakira cyangwa njyewe n'uyu nguyu nitwe tuzubaka ahazaza hacu? Ati rata sheri ngwino twigendere, ndabona mama wanjye nawe atarimo kunyumva, nicyo gihe kugira ngo nkurikize noneho ibyo umutima wanjye umbwira. Ntabwo yari kongera kumusiga bwa kabiri nk'uko byagenze akabyihorera. Uyu munsi noneho yafashe umwanzuro ahita abwira umusore ati ngwino, ndetse n'umukobwa ati ngwino rwose twigendere tujye gutangira ubuzima bwabo. Nuko nguko bagiye, ndetse ibyishimo ni byose, urukundo rwabo rwose ruraryoshye. Baba bari mu modoka bari kwibyina baririmba, babyina nyine biririmbira ibintu biryoshye bimeze neza. Ni nuko agafilime kacu rero kagenze. Mwebwe mwakubanye natwe muri aka episode cyangwa se muri aka gafilime kose turabashimiye cyane. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi kandi turabakunda cyane. Naho ubutaha, ciao ciao.